Muri iki kiganiro ngiye kubabwira iby'ibaruwa cyangwa se abatumiwe, ni utuhe turere dutumiwe na REB kano kanya, ni uturere tugera muri 6, 7 gutyo dutumiwe kano kanya mu buryo bwihuse. Ni iki kigamijwe kugira REB itumije tuno turere ikaduturanya mu bandi, turaza kurebera hamwe kino kiganiro. Ndaza kubabwira ni bande bakenewe, ni bazakenerwa hehe, ryari, sangahe, kubera yuko REB mu gihe abanyeshuri benda gutangira amasomo no gutangira bava mu kiruhuko bajya mu gihe cy'amasomo, hari icyo itangaje ko mu turere tw'umwihariko cyangwa kugira nze kubaganiriza, noneho nzi kubabwira ku bijyanye n'amatraining ari mategurwa muri REB y'ingirakamaro mutari muzi ko byakunda. Mugenda mutubona buri munsi ko tubabwira yuko Mineduc nta kintu akora kugira ikijyanye na policy ya education kujyanye na implementation ikorwa hariya ku mashuri ikorwe mu buryo bizeye n'ubwo bamwe babadobereza. Ariko kano kanya ngiye kukubwira byimitswe icyo REB iri gusa muri rusange. Tuno turere nababwiye ni amakuru asohotse kano kanya. Ndaza kubabwira kandi se abayobozi b'amashuri abungirije abayobora ibigo by'amashuri batandukanye bo barimo basabwa iki kano kanya, abarimu bo barimo basabwa iki, cyangwa se hagiye kuzamo akantu gasa nk'amafaranga. Murabizi yuko akenshi mugenda mudusaba kubabwira mu by'ukuri byimbitse biri inyuma ya rido. Umunsi tugiye kubirebera hamwe muri iki kiganiro. Ndagaruka nanone kandi ku mahirwe y'abana bo mu Rwanda, abanyarwanda muri rusange bize barangije vuba kano kanya asohotse. Ni navamo no opportunity cyangwa se ni chance u Rwanda rutanze cyangwa se ibigo bimwe bitanze. Ndaza kuyabagezaho kugira ngo ugiye buri wese agerageze, ariko ntekereza ko umuntu wese wumva ko ino chaîne yanyu araza kurangiza icyo kiganiro yabonye amakuru y'ingenzi kandi yabonye n'amahirwe. Yawe ufite umwana cyangwa se ari wowe uraza kumenya paka kino kiganiro kirangiye. Nyemera rero nkwakire niba ari ubwa mbere udukurikiranye. Ikintu ndagusaba ni kimwe gusa, ndagusaba kana subscribe nubikunda cyangwa se kubishobora usangize n'abandi nkuru zacu. Wongeye kwibuka kana like kujya muri comment tubwire uko ibiganiro byacu ubyumva nk'isanzwe. Uraza kunyemera nanone musuzana waba uri mu karere kose mu Rwanda na waba uri hanze, ndagusuje. Icya mbere nuko tuzaza tubagezaho ibintu bifite value nkuko mubibona nyine kuno chaîne Litera Success Hub, mu buryo kujya nyine twagura imbago cyangwa se tubagezeho ibintu bafasha bya buri munsi. Nkuko nibabwiye rero, nyemerera nifashisha ino leta resource kano kanya cyangwa tugeze kano kanya ivuye muri REB, muri office isinweho n'umuyobozi mukuru wa REB Dr. Nelson Mbarashimana. Nkuko ibivuga ino letere cyangwa se ino baruwa igenewe akarere ka Burera. Ndagusuje cyane mu barezwa muri Burera, hano mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndagushuje cyane niba twumva ura hano i Burera, nizere yuko ibihe bimeze neza. Igicumbi mu inshuti zacu cyane, nawe ndagusuje. Reka noneho njye mu majyepfo za Kamonyi naho babibutse mu ino letere rwose ibikubiyemo uraza kwisangamo. Kandi mu Nyemenga ku Musanze ni mu majyaruguru naho akarere nyine gakora ku birunga village touristique ubwo ngenda mbivuga buri munsi. Namwe ndagusuje mu mujyi wa Kigali, Kicukiro na Nyarugenge, namwe ubutumwa burabareba cyangwa se inkuru irabareba. Ndetse nanone Rulindo nayo kano kanya iratumiwe muri iki kiganiro kujya yumve icyo babagezaho. Nkuko iyi letter yatangiye igira iti ku bayobozi b'uturere twose tumaze ku bwaraguru, nyakubahwa, impamvu ubutumwa bwo kwitabira amahugurwa yo kumenyekanisha uburyo bushya bwo kwigisha Icyongereza ku barimu mu mashuri abanza y'icyiciro cya mbere. Aha yavuze icyiciro cya mbere, automatically ugomba kumva yuko ni lower primary, guhera muri mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza. Ubutumire buravuga ati ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanza dukunda kwita Rwanda Basic Education Board cyavuguriye integanyanyigisho y'Icyongereza yo mu mashuri abanza y'icyiciro cya mbere. Hashyirwaho uburyo bushya bwo kukigisha mu rurimi rw'Icyongereza. Ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacyo hateguwe ibitabo bishya cyangwa se bifasha abahugura n'abahugurwa, ubwo ni trainers in training. Ntekereza yuko wenda muri kubyo ko tugeze gushyira mu Kinyarwanda ni abahugura n'abahugurwa mu gushyira mu bikorwa neza iyi gahunda nshya no kongerera abanyeshuri ubushobozi mu rurimi rw'Icyongereza. Aha ngaha nyine ntekereza ko cya kibazo kivuga mu mashuri amwe n'amwe yuko bari batavuga Icyongereza neza, none nta kintu bazongera kwireguza. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa neza iyi gahunda nshya, hateguwe amahugurwa y'iminsi 2 yagenewe abarimu bigisha mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza wa primary,
hamwe n'abungirije b'abayobozi bashinzwe amasomo dukunda kwita DOS cyangwa se Director of Studies cyangwa Department Teacher in charge of Studies. Aba nabo batumiwe. Muri urwo rwego turabatumiye gusaba abarimu bari ku rutonde rwometse kuri iyi baruwa hamwe n'uwungirije abayobozi b'amashuri bashinzwe amasomo DOS kwitabira aya mahugurwa azabera mu bigo bibiri bitandukanye muri buri karere. Abarimu bazahugurwa kuva ku itariki ya 18 kugera ku itariki ya 19 2026 z'ukwa kane birumvikana. Noneho abungirije b'abayobozi b'amashuri bashinzwe amasomo DOS bazahugurwa ku itariki 18 gusa z'ukwa kane 2026. Noneho kandi amashuri adafite uwungirije w'umuyobozi ushinzwe amasomo hagomba kwitabirwa cyangwa se hagomba kwitaba umuyobozi w'ishuri. Turabashishikariza cyane abarimu kwitabira aya mahugurwa ajyanye n'impinduka zikomeye kandi zakozwe mu nteganyanyigisho y'Icyongereza, kuko azabafasha kongera ubushobozi mu kwigisha neza ururimi rw'Icyongereza no kuzamura imyigire y'abanyeshuri. Abatumiwe bose basabwe kuzaza bafite impushya z'inshingano, ibyo bita mission authorization cyangwa se mission order, kugira ngo bifashe mu micungire y'ubuyobozi n'iy'amafaranga. Kumva nyine haje n'ikijyanye n'amafaranga. Ahantu hita wibaza bizagenda gute. Noneho amafaranga yose ajyanye n'aya mahugurwa azatangwa na REB cyangwa SBIU. Ubwo urumva yuko za audit missions zose zizatangwa na REB, kandi ngo turabashimira ubufatanye mukomeje kugaragaza ndetse n'ubwitange mu kuzamura ireme ry'uburezi cyangwa se ry'imyigishirize n'imyigire y'ururimi rw'Icyongereza mu mashuri abanza. Ku bindi bisobanuro mwahamagara Bwana Murasira Gerard, umuyobozi w'ishami rishinzwe amahugurwa y'abarimu, kuri telefone barayitanga. Ikindi noneho nuko barangiza agira ati mugire amahoro, bigasinywaho n'umuyobozi mukuru wa REB Bwana Nelson Mbarashimana. Bimenyeshwa Minisitiri w'Uburezi Mineduc, umunyamabanga wa Leta ushinzwe uburezi muri Mineduc n'umunyamabanga uhoraho muri Mineduc, umuhuzabikorwa w'uburezi ku rwego rw'intara muri Mineduc. Uraza kunyemera none ngaruka ya mahirwe nababwiye, kubera yuko ino chaîne yo yonyine ushaka kugira abonaho ibintu bigufasha bya buri munsi n'amakuru ya update ndetse n'ibindi bijyanye na discipline bitandukanye. Aha rero nyemerera nyuma yuko mu Rwanda rugenda utanga opportunities zitandukanye, nagira ngo usangize aya mahirwe, unyemerere uhita ufasha abantu bireba cyangwa se usharing inkuru yacu ahantu hatandukanye kugira abo bireba baze gufashwa. Aha ngaha ndaza kwifashisha University of Medical Science and Technology. Noneho ikindi ni uko ari scholarship announcement cyangwa se ni itangazo rya scholarship cyangwa se ryo kubona buruse yo kujya kwiga, aho bavuga ati University of Medical Science and Technology UMST ku bufatanye na guverinoma y'u Rwanda iramenyesha yuko hari scholarship cyangwa se hari opportunities za scholarship ku banyarwanda b'abanyeshuri zo kwiga medicine kuri kaminuza ya University of Medical Science and Technology. Iyi scholarship izaba yita kuri byose cyangwa se bazatanga amafaranga ya twakwita minervale, noneho n'amafaranga yo kubaho kugira umwana yige kandi agere abonye Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery kuri kaminuza twavuze haruguru. Abemerewe ni bande? Abemerewe kugira bazabone no buruse n'abafite byibuze certificate ya secondary education cyangwa se ya secondary. Noneho kandi amakombination bazibanda nayanga yakurikira cyangwa se combination azibandwaho babandi nyine biza no combination yo bagomba kuzajya kwa applying cyangwa se guhita bashaka n'amahirwe. Umuntu uzi ko yize physique, chimie na biology, ubwo njyane twitaga PCB, abangaba rwose barakenewe cyane. Mathematics, chemistry and biology, wize mu mibare, chimie na biology nawe arakenewe, nibyo twitaga MCB. Noneho na associate nursing program, bano bana basanzwe biga nursing n'abarakenewe bafite ikijyanye na certificate y'uko barangije secondaire cyangwa se diplome A2. Umukandida ashobora kuba yarabonye byibuze grade ya A cyangwa se B mu masomo byibuze abiri, ubwo biology, chimie
ndetse kandi akaba yaratsinzwe byibuze akaba afite amanota ya 75%. Urumva aha ngaha ni criteria. Noneho igihe cyangwa se ibiteguwe biteguye ryari, nuko igihe cyo kwapurayinga kizatangira ku itariki 15 z'ukwa kane kugera kuri 21 z'ukwa kane. Ugomba ni iminsi igera muri 6 batanze. Noneho bashyiraho igihe cya interview date kuko bagomba gukora interview nawe. Azaba ari kuwa itariki 27 z'ukwa kane no kuwa kabiri 29 z'ukwa kane. Hakaza n'ikijyanye na induction program. Induction program ni ukukubwira overview cyangwa se kubwira ubuzima bw'ishuri aho ugiye kwiga nyine. Kikaba izakuwa mbere ku itariki 4 z'ukwa gatanu no kugeza ku itariki 8 z'ukwa gatanu 2023 urumvikana. Noneho gutangira kw'igihembwe cya mbere kikazatangira ku itariki 11 z'ukwa gatanu 2026. Aya ni amahirwe rwose ugomba guhita ufatiranya. Ni muri ubukeye cyangwa se ufite umwana ufasha cyangwa se utwumva ukaba ushaka kwiga, aya mahirwe na yawe. Uko noneho bikorwa nuko documents cyangwa se application documents, ubwo turavuga nyine za senior certificate nesibe yaratanze cyangwa se equivalence zikenewe ni A2 certificate, akaza ID cyangwa se passport. Ibi bishobora kuba byatanzwe binyuzwe kuri linki imwe batanze, wenda ushobora kuyitujya ariko ku bantu wenda twa-exploringa ni https://www.umct.org/ bivuze ngo ugomba kwapurayinga uciye kuri link. Wenda ku bantu batayibonye mushaka kwandikira. Noneho ikindi bashoreje nuko abakandida bazaba shortlisted nibo bazatumirwa cyangwa se bakamenyeshwa kugira bajye kwitabira ikijyanye na interview. Reka tujyane tuvuge ku kijyanye na admission test. Ikizaba kigirute n'izaba ikenewe ni nyuma ya interview birumvikana. Ikitonderwa ariko umunyeshuri waba wariyandikishije mu kigo kimwe cya kaminuza wenda cyaba icya leta cyangwa se icya prive, ntabwo abangaba bemerewe kwapurayinga kuri ino scholarship. Abanyeshuri bahiswemo cyangwa se bazahitamwo bazasabwa to sign a contract with UMCT. Bazasabwa kuba basinyanya kontra ni kaminuza University of Medical Sciences and Technology. Abangaba bazasinya kontra noneho hamwe na Higher Education Council EC. Urumva nyine iyi kontra bazamanza basinya. Ku bindi busobanuro cyangwa se ku yandi makuru ushobora kuba mwahamagara admission officer wita Niyongira James. Noneho kandi batanga na email yiwe na telefone yiwe kugira ngo azabafashe. Noneho kandi byashyizweho umukono kuri kaminuza University of Medical Sciences and Technology ku itariki 16 z'ukwa kane. Nubwo urumva ariko nyine batwibye umunsi umwe kubera yuko bavuga yuko application period yatangiye ku 15 ariko wenda bazongeraho n'umunsi umwe. Noneho bisinywaho n'umuyobozi mukuru witwa Professor Samiri Shabani, Vice Chancellor w'iyi kaminuza University of Medical Sciences and Technology. Reka bifuriza amahirwe gusa wenda ku bantu bazapurayinga cyangwa se bashaka kujya muri aya mahirwe ino university yatanze. Byumvikane yuko wenda wasanga ari ibya Imana yavuze ati tuzanyuza aha ngaha kugira wike. Reka twemeranye yuko niba twagereranye ku musozi w'ikigano kano kanya ukaba ari ubwa mbere, usabe kora subscribe, usangize n'abandi kuzacu ujye mu komanteri tubwire uko byumva, nurangiza kandi ukandi like. Turakunda cyane, duhurire mu bindi biganiro bitandukanye muzagenda mubona kandi by'ingirakamaro kurusha ibyo mwagiye mwumva ahandi. Bye bye.